ikibazo ntabwo ikibazo n'ucyuko ushobora kubimenya ntugire ikintu umbwira kandi ubizi ko mfite byinshi nagufasha. Gusa ufite ikibazo ubona uburyo uzi gukubita inzugi utaniriza n'amagara usanga nawe wakabandi unarahunga nyine wabaye ufite ikibazo ziranye ikintu byose nakoze bipiri gusa mbagiye kuba umusazi. Nyine byagenze gute wowe tuza wicare hamwe umbwira usura kumeza cyane byo kwicara mfite ushobora kuza vuga uhagaze gute byose nakoreye kwisi umubyo ngaho tuzumbira ikibazo wa mugore ni wa mugore wasaze ari mu rugo n'amazima yagarutse Kamariza yagarutse ari mu rugo n'amazima n'uwo musazi yagarutse ari mu rugo iwanyu yakije ntabwo ibyo ushaka kubirota ubuzima ni kimwe no kuba yasaze yagarutse n'ubona n'amaboko arimo nase yakize ni muzima urabizi muzima mana ari mu rugo musizeyo ngaho rero ubwo zatwakiye nyine icara hano tuzi nongeye gusubira gasubira ongere unye guma hamwe urasubira ongere nyine niyo byagenze we banza utuze dushaka kunutsemura ikibazo ariko ntabwo uri busubira urasubira ugiye he niba kuko ibyo wabonye ari byo urasubira ugiye he ugaruka byose ntabwo bikunda nyine ndagiretse mwe mbere kugira ikindi kintu mbere uriya mugore w'umusazi yakize ari mu rugo iwanyu Kamariza ni muzima nama uko ariyo Kamariza ni muzima no hanyuma ko ari muzima ni muri rugo kandi uzi neza ko nari inshuti kandi napfuye nyine cyo tuzi nyine dushaka icyo dukora turi hano ko ntabwo uri busubire uyu ntabwo ari njye buruzi banza utuze bebe uvuge uyu sinjye uri buruzi ntibibaho turakora iki none ushaka gukora iki ariko uzi n'ikindi mbwira ngiye dushaka icyo byose ndi gutekereza rukumva mbwira bebe ko ntabwo uri busubire mu rugo uri kubyumva Kamariza ni muzima ari mu rugo njyewe azi neza ko ndi umugore muri rugo kandi n'inshuti ye nta kindi uri gukorera kigomba gukora no kwicara ukabanza ukitekerezaho gatuza sibyo bebe reba ukuntu umeze reba uburyo uri kwahagira uje wiruka ntushaka kwicara ngo wicara basi muzane amazi yo kunywa ubanza utuze niba byabaye amazi nyine wicare hano sibyo wicara utuze kuko nturi busubireyo n'ubundi mu rugo rw'umugore nyirarwo yagarutse niba yagarutse rero uguma hamwe ntabwo muri bujye muri abagore babiri noneho nka kuntu uri n'ikigore uri kugibutsa ko ari umugore muri ruriya rugo ndabizi ko afite isezerano umusanzeyo noneho ntabwo uzi byakujyanye kera kuba yagarutse azi neza ko agenda yasaze ndi inshuti banamwirukana na rero ntacyo kandi mabukwe ntabwo azi ko nzira nyine uriya mugore baze n'ibicara bakaganira makabuka shava muri bebe makabuka shava barira bebe tuza ngende kumwe nawe sibyo sindi kumwe nawe ibitambo natanze muri arugura bizi mbabarira nanjye nagushaka kunyumva icara nyine ubanza utuze nagushaka gutuza ntundi nta kindi kintu uri gukora babe Jesus
utashira wanjye neze nte ambwiye ntabwo bubuze n'ikindi njye maze kurambirwa gasireri muri uru rugo ndayirambiwe pe ndayihaze none niba basi nabashaka no guhangana ndi muzima ubuse none ndaza kubaho gute urarwaye se urwaye by'abantu bakuru urwaye by'abantu bakuru urwaye umutima ndakumva mfite imyaka ingahe kubera iki ibintu by'abantu bakuru se n'umutima abantu bakuru bakunda kurwara umutima rubagimpande okay reka tubigenze gutya iyo umukobwa akuze agashaka ikindi kintu arwara ni iki terwa n'ubuzima bwayo nyine wait ibyo ntekereje nibyo ntegereje uratwite ndatwite mbega inkuru nziza we uratwite ndatwite nyuma na nyuma finally what do you mean nyuma na nyuma nari mbitegereje igihe kirekire rega muri iyi rwaserera okay nanjye nakabyishimiye pe nta mbaraga nsigaranye zo kurwana n'aba babyeyi basi bobo reka ngusaba ikintu barangusaba ikintu pe mu bintu byose biri hano bibaho umugore utwite aba ugomba kumurinda stress kuba hanahangayitse barugana nuko nagira stress niba ko kwangakishwa n'umwana ntwite okay ndakwinginze it's okay akurakoze kubwiye inkuru nziza ngire ikintu mbibutsa uru rugo iyi nzu ibirimo byose abarimo bose byose ni ibyanjye turikumvikana nijye mugabo muri uru rugo nijye ufata imyanzuro muri uru rugo umwanzuro nafashe nuko ntashaka kongera kumva intambara yanyu mwebwe babiri na Gigi ndagira ngo mbibutse ko iwanjye kizira gushondora no kurwana nende surwana mama ubu noneho menya mufite gahunda yo kunyicira umwana utaravuka menya mufite gahunda yo gukura miliyoni itaravuka ariko reka nkubaze mwana wa nkubaze unsubize mbaza uwo mugore wawe atwite Yezu atwite Muhamadi atwite Imana atwite iki ku buryo wavuga ngo abantu ngo bagamije ngo kwica ngo uwo muntu uri w'igitangaza ngo uri mu nda y'indaya njyewe narumiwe koko ubusobanuro icyo cyatuzinduye ngo tuje kwica ariko noneho njye narumiwe niko bobo ushobora kuba hari warabonye nje ntuje nshishije makeya ukibaza ko ndi umusazi cyangwa se
ukibaza ko ibijya mbere byose ntabireba. Hari ikintu kimwe wirengagije utigeze utekerezaho. Njye ubwanjye ndagira ngo nkumenyeshe ko amazi atakiri yayandi muzi. Aha ni iwanjye. Ntubone ncecetse ngo ubone ntuje, ngire ngo simba afite aha. Uru ni urugo rwanjye, njyewe Kamariza. Kurata ngo umugore aratwite ngo agire iki? Ntabwo twabyaye. yakora Ntabwo twatwise nk'abandi. Uratinyuka ukabwira amagambo mama wawe wakubyaye. Shime ngende umugore. Igitangaza cyawe cy'umugore kirahari, ariko nyoko wakubyaye ntugire n'icyubahiro n'ikinambumo. si uko se Wahindutse bingana iki? Ni iki cyakubayeho gishobora gutuma umubyeyi mutinyuka ukazamura ijwi hejuru ngo bakubangamiye umugore? Ninde mugore ndibaza ni mugore nyabaki mugore dore n'uyu uko byagenda kose wabyanga wabyemera umugore n'uyu. mwasoje? turasoje. Okay. Niba bibananiye kubana mu mutuzo nta gushondana no kurwana, uko biri kose isi yo nzu yonyine mfite, witegure kuva muri uru rugo. Yaba ari iyi ngiyi, yaba izo ufite izo ari zo zose, yaba izizi n'izitazwi n'izuru n'izanjye, ahubwo nguhe gasopo ya nyuma. Gasopo mu rugo rwanjye. Kamari, urumva uri tayari kundwanya? Yes, naje nje. afite ijambo Usibye nanyuzemo. afite ijambo mu rugo rwe. Ngene ujye kuruhuka, reka namaze. Tugende ujye kuruhuka. Ubitekerezeho neza mwana we, reka guhubuka. Kandi ikindi Bobo nari nibagiwe. N'umunsi n'uyu warimo uzongera kumpamagara nkaho ndi imbwa yawe. Kuntu umpamagara byo bihamagara rirahabara ryawe. Uzongera kunyabiza kuriya. Mu gihe utarabasha kumpa agaciro nk'umugore wawe. Uzongera kumpamagara. Kandi shara umunsi nzakuramburaho ikiganza. Urashaka kurambura kurenza icyo warambuye? Bobo, hari umunsi nzakuramburaho ikiganza. Ndagukunda, nkunda urugo rwanjye, nzemera njye kuzimu ngwanirira urugo rwanjye. Asante sana. Nimba kumbuye cyane nanone. Yego. Arakati gukumbuye gake. Amakuru ati niyo wacu se. Kamariza araho ameze neza. Tubuze imana iki, dufite icyayi, dufite fanta, dufite amata, dufite juice. Ni ukuri ntibigora nk'igihe hari igishoboka kiri hafi. Nta nubwo ari byo byari binzanye. Oya ariko Kinja mba nje mbikumburiye. twebwe urugo nyine navukiyemo ugiye mu wanjye. Nyirabango nikoza ko umushyitsi yagusura akajya atamuzana, kandi icyo asanze tugomba kumuyasanga amazi, yasanga utuntu tudakana, yasanga ikijumba. Mama ndibuka muri gihe kuza kudusura ajya gucukura ikijumba cyo kumwokereza kugira ngo nyine amuzima, ariko abashyitsi nyine muzima ntiyagusabira umugisha. Yego. Bahita isuku. Magafanta nta kibazo. Ariko ibyo waruvuze isuku igira isoko rwose pe. Mama we yarateye ndabona ari boze neza neza. Ndaka gasitru none. Yego. Dara.
yakwishe yanyishe yego ushaka gukomeza kubirebera ndaje mugize ikibazo zara ati twizere ko tutabaruhije oya nta tusa nuko umwana nyine iyo aguhamagaye nyine miracle yarabyuze arampamagama iyo nkomeza ntajye kumutera kwitaraka niba afuba ntabwo mbizi zara nabonye ufite umuhungu mwiza cyane rwose bogari uriya nakura ntabwo muzamukira asa na papa wiwe merci biteze enjoy merci twakaraga protection zara jyawe umunara icyaha nibagiwe kubaza ubundi umugabo ugira umugabo bashaka kukikubaza amaso ku maso ariko hashize imyaka myinshi adahari ari he yagiye muri mishoni azagaruka bimeze biti ako 12 ndumva ni myinshi cyane ku buryo n'umuntu yaba yaragiye imahanga yaba yaragarutse akunda kubivuga ngo gusa nyine ntabwo twaratandukanye ariko ntabwo twatandukanye nabi yaranyicaje ansigira nyine ikintu cyamuka ansigira amazu n'ibingi irimo ariko nyine yari afite impamvu ituma agomba kugenda kandi yaramwumvise ku ifoto yanjye aragenda gusa ntabwo tuvugana mbese ayikora gusa abantu babasha kumenya bambwira ko aba ari we se merci beaucoup umugati ntabwo ni imbere y'umushyitsi ukamurere kandi najya nk'ibintu bishyushye okay nari reka nirindire dihote nashaka kuba iki kinyobwa cyane ari we se singo ariko yes arahari arahari natwe turahari twese arahari natwe turahari icyo meaning nuko ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora gusiga umugore mwiza nkawe ufite umutima umuntu akubonanye ntabwo mbyiyumvisha gute se nta hari umuntu yaciye umugani ariko si ukwitaka aravuga ngo umuntu amenya agaciro k'umuco ari umuco wamukuwemo ariko wasanga ubwiza bwo n'abatanabubonaga impamvu wenda nawe ubona ko ndi mwiza ariko wenda ntari umugore wawe cyangwa ntanaba n'umugore wawe yego iyo utabana n'umuntu ntabwo nyine ubona ikibiki ariko iyo mubanye nyine buri wese nawe afite amadeformation mbonaho abamenye uko biri kose yarihuse kandi ntabwo njye uko mbitekereza nuko mbibona byari iby'agaciro kuba ufite sinzi wenda naho arashobora kuba nabyicuza aho utabizi ntabwo se ajya akubaza amakuru y'umwana ngo wumve n'iki ntabwo tuvugana kandi uriya mwana nyine ndamubyaye nyine nyuma y'uko agenda yego we nta mwana dufitanye ndumva bikomeje kuba byiza kurushaho rero ikintu jyewe kingenza hano buriya kenshi reka nyivuge
ufite ikihe kibazo sheri? si ruriya rugo rwawe se mbamo uba wagira ngo mbahariya ntanga amaraso. Mama wawe yanishije umutwe noneho uriya mugore wawe aho yazanye nawe wagira ngo mba mu kigo gifata amaraso, yaba yambujije amahoro. Ahubwo niba nzamubyara nkiriho uzaba ukiriho rwose humura. Ese ushaka tubikoraho iki? basi ujya umbabarira, ujya umfata unzane nk'aha hantu nkura akayaga mpumeke tunagane basi n'umwana apfa kukubona pe. N'ibyo mu kazi nze mbikubwirira aha kuko hariya ruriya rugo njye sinzi. Urumva se ushaka kuba wajya kuba mu rundi rugo? Njye nsiga umugabo wanjye, papa w'umwana wanjye nijyane, nkaba nsinzwe. Okay. Ubwo ujya unzana ujya reka tujye nko hanze, njya nko kubwira nk'ibintu by'akazi amadokima yawe gusinya uba uri nka hano. Ariko Bobo ese nawe kuba utari kunyitaho ntabwo ushaka umwana wacu? Uminzeho ngo nimbyare none ngiye kubyara none reba ukuntu uri kumfata. Ndagukunda ariko mbese yanjye rw'umugore ntabwo biri cyariye. none se shaka wanze divorce. Wagize amahirwe ko yari yarasaze none yaragarutse. Bobo wambabariye ukaba focus. I'm focused. Uri gusinzira gutyo? Ntabwo ndi gusinzira. Yanze divorce twaragize agahinda, yarasaze yaratoranye none yaragarutse. Umuntu wamuvuje ni umurozi nawe kabisa. Umuntu wamuvuje ntagomba kuba aroga. Ushobora kuba ari ko wamuvuje ari wowe wanduze cyangwa kimwe muri ibyo. Uko ukuntu umeze ntabwo ari shyashya. Ubu namaze kubibona. None se ndebera nawe. Ntabwo mfite iyi ndumenya nazana yibyara rwose. Nukumba hafi. Kubera iki? None reba barakuruzi. Ubwo urumva ari ngiri busigare ndi muzima. Oya homo. Kandi urabizi Kamariza rega namusimbuye yari inshuti yanjye. Ubyibuke noneho uko uzi neza ko atanakubyara. Nuriya murebe nk'umushyitsi. Ntukamwiteho. Sibyo ntabwo nshaka ikintu kikubabaza. Oya homo. Sibyo. Wowe n'umwana wanjye nimwe b'ingenzi. Sibyo. Niyo mpamvu turiho kugira ngo twibaruke. Sibyo. Ibindi byose ntacyo bivuze. Ibindi byose byahinduka. Niba ari kugira ngo tujye duhurira ahantu hatari mu rugo kugira ngo tuganire ntaruhuke nduhuke. Uzi ko mva nka muri rugo nkahumeka nk'ibiro 5 by'umwuka. Humura. Sibyo. Nzakurinda uko mbishoboye. Nkambyizere ubu dusubiye muri rugo. Nsinzireho gake. Sibyo. Bose Bobo. Ndebera ari kumurinzi mfite. Erega induru yanyu nijoro ntabwo ari gutuma nsinzira. Dutahe. Wanahanye mama. Cyane ninjye ndi gutanga ubuzima bwanjye tugenda. Bobo utangura kuko nta mwanya nifite nanjye urabona ko ntibereye. Tugendera mu wundi amushyira kumugara.
bobo. Sisi mubwire. Ko nuvuge ngo ndashyamitse. Ukarwara se? Mbona muganga yaragukunze. Iki? Ni izina ry'Imana yo mu ijuru. Shake ntabyo mbona. Ariko ntabyo ubona. Numva ngumbwire nyine wambwira niba ari byo biturukunje ntabwo byerekana ngumbwire gira ndiri muri irimye mbo wanyu. Asangaha ngo aje kureba ngo Kamariza ngo kwameze ngo kumukurikirana tukagana biraho. Ariko nyine nanjye mbona ntazi nyine uzabura ubwenge aza yitwaje Kamariza aje kukwirebera. Ako we ntabwo ugibona. Reba inshuro yizishwa hano. Jewe mba mbibona umuntu ukunda undi ndabireba nkabibona. Ariko se cyane yuko wenda sinzi ibyo ari byo. Ariko se ubundi no uramugabo ni umugabo mwiza. Ikibogari. Ndagushingiye. Shana. Ibogari. Ntazije katananyemera. Ariko gira na gahunda. Hanyuma se akaba yibunzwa hano mu ruki buri munsi. Haje kureba umurwayi. Arabeshye ariko mana yanjye ngo nzakubwire ngeze. Shaza yagabanya ibikabyo. Ubwo wasanga ariko ko yamukunze. Uye izina ry'Imana yaragukunze. Genda bizi ndanabibona buri munsi. Uzi ukuntu cyagiye nicaye hagaye kurebaga. Nahamaze umunota muke ariko naravuze ati cyazi rukundo ruracyabaho. Kuri umunyamahirwe se. Kuri umunyamahirwe ukundana ari bogari nki ahubwo kwiyumva uti. Nyuma nyine yuko reka duhinduke umunyamakuru Evelyn Murerwa uri kubaza umutumirwa mu kiganiro tinyuka nawe urashoboye. Nkuko mubona turi kumwe n'umutumirwa wacu tukaba tugiye kumubaza kubijyanye n'umukunzi we. Okay, reka mbaze ndabibwira abakurikiye televiziyo y'u Rwanda murakoze. Nitwa Mama Teresa. Mama w'umwana umwe. Yego, naje mu kiganiro tinyuka nawe urashoboye ukabijya n'urukundo. Okay, Mama Teresa uri kwiyumva gute mu rukundo rushyashya n'umugabo w'ibogari? Zana hano turebe umuntu uri kuguhamagara. Sisi turebe. Rongeye. Ndahwereye dogiteri muganga. Yaragusara igitabo wibebezi uri kumva? Itaba ariko wibebezi uvuga wiriye wimaze. Karame. Ntiza. Tura mwebya. Mwari muri hose. Karame. Oya ni gutya nza kuva kera. Baza nta kibazo. Uvuze? Kurabese kuri mwiza. Ko bandi mwiza ntabyo nzi kuko bibira bamwe mwiza n'Imana. Basi murakoze. Oya, umugabo we ntawe amaze igihe kinini agiye. Ni ibintu bibiri biratsagana nzakubwira. Ariko namwe mufite umugore. Urashaka? Ko mwatenze gushaka. Ni wowe Imana yamukeneye we mubwira ngo yarati. Murakoze mugira umunsi mwiza. Imana ibarinde. Imana ibarinde mwiteho. Teke. Vuga cyongereza teke. Kujyayo pye. Yehe ati tunyemvuka. Uzi kwibebeza. Shabibaza ko mbwe ngo yiyiteho. Mbana ndi kumva nashyishyira yawe ninge bari gutireta. Wow, witeho. Bakubwiye ngo uri mwiza bindi site.
umuntu arameze udafite iminkanyari uzi ko wasaze ariko ubundi ujya wireba uzi ukuntu uri mwiza unashaka afite uruhu rw'iyasuye ugahita ushanyarara yabivuga ugashanyarara okay reka nyine birangiye ahubwo nyine yashaka ngo tugeze mu rugo yaragukunze nse kujya hise ashishikazwa no kukugira sera wishyushye ni ukuri kw'Imana genda n'amazi rimwe je nari ndimo ndanakubize none ukuntu yavugaga ariko kukubwira atwarijwe gake gake tugenze washyushye nashyushye nzakwambarira iki se mane jewe iyo ndi muraribye mbo wanyuma ndetse bagwa ko nyiri urukundo uriya mugabo ntuzamubeshye ni mwiza ni bogari umwana ntabwo yanyemera ngaho genda ya umva nkubwire ibyo ngibyo ni kwitekerereza ngenda bizi ko yagukunze kuburyo umuntu w'umusore yaza gushaka umukecuru y'ingoroje ngo wese uri umukecuru karuko ahubwo giye nanya capacity atagutera pass nyumvira sisi ngiye ibyo bintu ntabwo mbishaka uri kwigira samwemera nyine yego nawe ubani wawe nuko imboga ahubwo akamukuze kakari kumpereza ngo ni izina ry'Imana yo mu ijuru nyine ndishimye ku bwawe pe ndishimye bagushegeye ariko nawe uri kwigira nkaho nyine wamukunze sibyo tuvugisha kuri shasi si wafashwe icyo nzi uriya mugabo ni mwiza ngeze n'amazi zera urashajije hanyuma se ukora ko yashakanye mbere we ntabwo yazaga yambitse uruhu rw'intama ntabyo baga ibintu birenze ubwonko bwanjye nubwo nihagazeho ariko birarenze ubwo yarahindutse bigeze hariya nasa niwe abona wipobwiye kumvisha uburyo tubwiye we by'umugore we none ariko ntugire ikibazo ese muganga yewe ubu muganga wambwiye wagiye kumuvuza wumvise nyamara rero ni umuganga nyawe nyine yambwiye yuko umuti yampaye nzajya ngenda nkumuha mu mazi buke 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 kuzageza igihe azakirira kandi nkawumuha atabizi ntirengirwa mugore we itabizi idahari ubwo rero nanjye nzabyitaho mfata ijerekani yose y'amazi nshyiramo njye muhatiriza nkwe kuzageza igihe azakirira mareka tubikore gutyo nanjye ndacyafite gahunda yo guhangana n'iriya mama akubuze ko nta mugore yari inshuti yawe ariko we ariko se ubundi utakuzi yagutwara iki uko nawe usetsa umuntu ukuzi niwe ukwica umunyarwanda yavuze ukuri none narumiwe sanze jize ariko ntabwo biba ariko ubu ngiye mugambi nafashe ngiye guhangana nawe buhoro buhoro azisohora hano muri iyi nzu kandi natanasohoka mama nuko agiye kwihangana kwanjye mubura nkumva nakora ikindi kintu ariko ndagira ngo mbanze mbitunganye neza ku murongo wubwe azisohore humura reka ese ugize ngo kosha uyu urwaye malaria bakaguha ibinini ntabwo igenda ikira gake 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 ubyumva ugakira wumva n'ibindi byihorere kereka tutari abantu cyangwa tudafite ubwenge buriya yari azi rero ngo yaturushije ubwenge ngo yandushije ubwenge ngana nawe se akoze ubundi yatekerezaga ko ari umwana udafite nyina ku buryo imfubyi arizo zipfira nabi mbazara wandarazi ko ndi injiji y'agakecuru yarandebye igihe ngo ni injiji y'agakecuru ntabwo ananirwa gutuma abona ngewe nareka umwana wanjye agapfurupfuru bikuriye ngewe mbireba erega birigaragaza byarigaragazaga yarageze noneho kuri kwa kuntu yicara hasi agahondobera ariko agasinzira ukabona abaye nk'umwana usinzirira ku gikoma rero ngewe ndavuga ntibi nabyo
ubu rero ngewe urabona ko papa ataranyizera kubera ko akirwaye ari ikintu twavuga wowe uru rugamba rugiye kuba urwawe kuko uzajya umuha uwo muti humura narabyiyemeje ahubwo narabitangiye buke narabitangiye kandi uko byari bimeze mbere ndabona harimo akantu kagenda kagabanyuka gake dusenge cyane turebe ko Imana ari ikiri bukore nanjye sigarane n'uyu mugore aranza naho uburyaye ngo ni inshuti yanjye ariko aracase nkaca hejuru ndashaka kugira ngo uburyari yanzaniyeho uburiganya yanyeretse uburyo yamemukiye mama nanjye mbikore yaguhemukiye se byoroshye ubu mama umuntu wakwifuza kugushyira mu muhanda akifuza kugira ngo urugo rwawe ase rwinjire mama basuzugure bingana kuriya byari ibintu nibaza ubu umwana uzamubona cyangwa baramwishe mwana mama mbabarira reka maze nite kuri iki kibazo kuko umwana wa ntazigera mva mu bitekerezo no mu isuku ibindi byose ndabikurikirana nyuma maze kumenya ibyo uyu mugore n'ibyo apanga ariko nyine kuzabona ubutabera ukuri kandi aho hantu utekereje neza kandi uyu mugore azabiryozwa uzabura irya mukuru ngo riratinda ntirihera uzaba ureba uyu mugore azabibazwa wenda ni nawe wamwishe wamenya ari ibiki mbabarira ntabwo umwana wanjye yapfuye nakugeza izi saha ntabwo nshobora kwizera ko umwana wanjye yapfuye ntuzongere no kuvuga ngo abone yarapfuye sinzi aho ariko ariho mama ariho sibyo ndabizi se kare reka mbe ngiye ugiye hese umva reka mfata akayaga mama nyine garuka nkubwiye hagarara nkubwiye base uricaye kumva umutima uratekanye niba budatekanye yakoze ko warongera nkabona utari umuntu haba umuntu ugira nubwo tuba turi kumwe gutya nkabona umva se bebe ningira kubwira gutyo ni wowe ugaramya hano mu mashuka mu buriri bwanjye ibintu byose n'ibyo biguhangiza ukaza kumbwira gutyo nzabigusigira naba nawe ni umusazi uzinge mbayeho gute nzabigusigira ariko amahoro ngaho se nyaruka turebe bizagushimisha ujye hese ndagira ngo ubwire ko ibyabaye atari byo kandi ntabwo uzigera buri gihe uhora unturira ibi ngibi ibyo ufite n'ibyabaye byose wow ibyo nashakaga nabibonye agasuzuguro k'umugore nari nkarambiwe kunyita ibyo ashatse akangaragura uyu niwo mwanya mwiza ngo nanjye mwigaranzure mu bwenge kandi ntabimenye ntangire gahunda zanjye